Hello ladies and gentlemen, reka nizere ko ku munsi wa none ibintu ari fresh sana kabisa, ko ibintu bimeze neza cyane, abo murere hose yagiye atandukanye muri Afrika birumvikana, ku mugabane w'i Burayi n'ahandi hose mu mpande enye z'isi. Reka nizere ko ibihe bikomeje kugenda bimera neza cyane, turimo twakira umunsi mukuru wa Christmas ndetse n'umwaka ukaba ugiye kurangira. Reka nizere ko tugiye gutangirana ingamba nshyashya cyane kabisa, ingamba zigiye zitandukanye nk'ibisanzwe. Ngine Chris Rwanda updates kabisa, nkwibutsa yuko niba utarakora subscribe nyabone kuri muracikwa cyane n'amakuru agiye kujya ahaca menshi cyane. Bibutse ko twinjiye muri Miss Rwanda 2020, urumva afangaho cyane amakuru yose atari ivumbi ntano zajyo yasanga. Gusa ngarutse ku munsi wa none amasaha nkaya ngaya, mbibutsa ko ibintu hari fire rero. Urumva bamwe mu bagize itsinda rya Peace Brothers, urumva ubutana akoze video babwira yuko bari hafi kurekura indirimbo nshyashya. Urumva indirimbo nshyashya, sasa ngewe nayirebeye, narebye sample kabisa, nasanze indirimbo barayitondeye cyane. Mu kanya gato uraza kubureba sample iri buze kuba ica hano. Yeah, brothers, let's go. You got me this like free high. Unani changanya na zako bubble dance. Shakira kibanu nikapata kadikanu. Dance floor, kuri dance floor. Jina na nyendega kuri dance floor. Dance floor. Masaba 28 ari imbere bari buze kuba barekura indirimbo yose uko yakabaye. Ndibutsa yuko indirimbo bayise Lagusto nyaboneka nanjye ntindamenye icyo bisobanuye, gusa ndibuze kuba bibabwira mu kanya ndaza kuba mbabaza aba basore. Ni indirimbo yakozwe ku bufatanye n'uwitwa ni collabo, by'umwihariko ni collabo yakozwe n'aba basore ba Peace Brothers. Urumva harimo uwitwa Patrick cyangwa se Pazo n'umunsi na mugenzi we Clever, bakaba barayikoze, bakaba barayitunganyirijwe n'uwitwa Christian. Urumva niwo wakoze iyo video kabisa. Gusa na amashusho afite umwimerere w'abantu mwe, na amashusho afite umwimerere. Mu masaha 28 nyarukire kuri YouTube channel Peace Brothers Official, kandi subscribe hanyuma na like. Indirimbo aba yahageze kabisa, utangira igitekerezo uko urimo ubyumva kabisa. Ngira ngo ngayo nguko uko bimeze cyane, kandi n'indi mishinga iri imbere cyane, imishinga myinshi iri imbere cyane. Urumva ngira abakunze kunkurikirana kuri WhatsApp n'abandi bose bagiye batandukanye. Nanone mbibutsa ko abagizwe S-Square, urumva S-Square kabisa, C-Square ngira ngo murabazi cyane. Harimo witwa Sako, urumva ingo yakoze indirimbo cyane, indirimbo yakoranye n'uwitwa J Polly ndetse na akabafatanyije n'uwo bavukana, ngira ngo baravukana, bamwita Eslone. Kuri ubu ngubu ngira ngo barimo babarizwa mu Rwanda, ngira ngo nta makuru benshi muzi cyane. Saza aho bicaye tuganira, bambwiye ko nabo baticaye aho ngaho gusa byonyine, barimo bategura collabo nyinshi zigiye zitandukanye, zigiye kuzaza zikora ibintu kabisa. Tugiye kwinjira mu mwaka wa 2020, ibintu ari fire. Ngira ngo nabo murabazi ntago batuje cyane kabisa. Gusa bambwiye ko umuntu wese ubiri inyuma ibyo byose no witwa Pacento niwe ubiri mu nyuma byose. Gusa n'amakuru agenda ngeraho bivuzaga ko abo basore bakomeje kuba bimera neza hariya mu mujyi wa Kigali, dore ko bagiye kuba banasanga abakunzi babo. Birumvikana, ndagira ngo muri mumere bibona mu mafoto, bameze neza cyane. Gusa twabifuriza byisha n'ihirwe muri byose muri rusange. Kanda subscribe hanyuma wowe tuzajya dukomeza tubane kuri Chris Rwanda updates. Ibintu byose ni fire. Reka mwese bifuriza ibihe byiza cyane, kandi subscription. Ciao.